jya witegereza ibiremwa byayo, urebe kuko irema muntu ukuntu nta muntu usa n'undi we. Jye mbona ari umukozi w'umuhanga. Imana nawe ni umukozi w'umuhanga. Ukuntu ari umukozi w'umuhanga, jya witegereza ibiremwa byayo, urebe kuko irema muntu ukuntu nta muntu usa n'undi we. Jye mbona ari umukozi w'umuhanga. Imana nawe ni umukozi w'umuhanga. Ukuntu ari umukozi w'umuhanga, jya witegereza ibiremwa byayo, urebe kuko irema muntu ukuntu nta muntu usa n'undi we. Jye mbona ari umukozi w'umuhanga. Njya nibaza ku mubare w'abantu batuye isi ukuntu buri wese ntawusa n'undi, bakavuga ko Imana yabaremye mu ishusho yayo. Njye nsanga nta muntu usa Imana. Oya ntawe, oya ntawe, nsanga nta muntu usa n'Imana. Njya nibaza ku mubare w'abantu batuye isi ukuntu buri wese ntawusa n'undi, bakavuga ko Imana yabaremye mu ishusho yayo. Njye nsanga nta muntu usa Imana. Oya ntawe, oya ntawe, nsanga nta muntu usa n'Imana. Umuntu yanga undi kandi nta n'icyo bapfa abantu muri iyi si, nta rukundo bafite, baramarana none ngo barasa n'Imana. Jye ntabyo mbona, jye ntabyo mbona. Umuntu yanga undi kandi nta n'icyo bapfa abantu muri iyi si, nta rukundo bafite, baramarana none ngo barasa n'Imana. Jye ntabyo mbona, jye ntabyo mbona. Umuntu yanga undi kandi nta n'icyo bapfa abantu muri iyi si, nta rukundo bafite, baramarana none ngo barasa n'Imana.